Ni mu masaha y'igitondo Tesi aba yaryamye agasinzira cyane, akangurwa na telefone rero ya mukuru we uba uri kumubaza uko yabyutse. Tesi ahita amubaza ati ni gute ariko uzinduka bingana gutya? Mukuru we ati ntubizi se, ubundi rwose iyi si nyine ni iy'abantu babyuka kare kandi bakaryama batinze. Wowe nyine ubwo ndabizi ni bya bindi byawe, wabona waraye udasinziriye bimwe byawe ubura ibitotsi mu ijoro maze ukabibona bugiye gucya. Tesi ati wabimenye nyine, iyo niyo ndwara yanjye, narabimenyereye nyine nuko mbayeho. Umukuru we ahita amubaza ati nagira ngo rwose nkubaze aho ya application yawe uyigeze, kubera yuko ndifuza ko umunsi wayishyize ku mugaragaro ndi mu bantu ba mbere bagomba kuzayisura. Tesi rero ahita aseka ati cyakoze rwose utumye ibitotsi bishira, kubera ko nyine umvugiye ibintu, urumva nyine nyiriho rwose, ubu ngubu ndi hafi kuyirangiza, nzakubwira mu minsi itarambiranye. Umukuru wa Tesi rero ahita amubwira ati cyakoze rwose nizere yuko numara kuyironshinga nawe rwose uri mu bantu ba mbere bagomba kuzayikuraho umukunzi, kubera yuko umaze kuba rwose umuseribateri ubirambyemo, ndabirambiwe, nizere ko nawe izakugirira akamaro. Tesi ahita amubwira ati ibyo bintu uvuga nyine nanjye nibyo ndi gutekereza, iyi application ndi gukora nk'uko rwose nayigeneye kuzaba nyine ari iy'abantu bashakiraho abakunzi, ariko batagendeye ku mafoto, ahubwo nyine bagendeye ku byo abantu bakunda, imyitwarire yabo n'ibiki byose bazajya baba baranditse hano, maze bakareba ko bahuza mbere y'uko babonana. Nanjye rero ndakeka rwose ari aha ngaha ngomba kuzakura umukunzi, kuko nanjye nifuza ko ari ibyo nakabaye ngenderaho kugira ngo nshake umukunzi. Sinifuje ko nyine iyi application yanjye yazajyaho amafoto, kubera ko burya akenshi abantu bakururwa n'uko abantu bagaragara, ariko nyamara bamara gukundana bagasanga ntabwo bahuza. Ngero ndifuza ko nta foto n'imwe izagera nyine muri iyi application yanjye nakoze, ahubwo abantu nyine bazajya bakundana bikurikije nyine imyitwarire yabo n'ibyo bakunda, mbese barebe abahuje babe bakwihuza n'ubundi maze bakundane. Nanjye rero nuko rwose mbishaka, ngomba kuzabonamo umukunzi byanze bikunze. Umukuru we ahita amubwira ati ko haje rwose, kandi ni njye muntu wa mbere nzajya kuyisura numara kuyishyira ku mugaragaro. Ku rundi ruhande rero Viva ni umusore w'umukire cyane, muri kampani ye ni naho Tesi akora, ni nawe rwose bafatanyije uyu mushinga wo gukora application izajya ihuriramo abakunzi ariko batagendeye ku mafoto. Viva rero aba ari gutegura breakfast, telefone ye irasona maze agasanga ni mama we umuhamagaye. Mama we ahita amubaza ati uri gukora iki? Uyu musore ati nari ndi gutegura ibya mu gitondo. Mama we ataye amasaha ubu utaragera mu kazi, nyamara rwose nagushyize muri iriya kampani nkugira umuyobozi, nzi yuko rwose ari ikintu uzayigezaho gihambaye, nyamara wigira ku kazi amasaha ushatse, ndabona rwose ibintu urimo ntabizi. Nari nzi ko ngewe hari ikintu gitangaje ugiye gukora, ariko nta na kimwe rwose ndi kubona. Hari icyo se wumva wambwira? Hari amakuru make ushaka kumbwira? Viva uba ukunda gutera burage cyane ahita amubwira ati kirahari rwose mama. Mama ati mbwira vuba nyine. Viva ati ndagukunda cyane, urabizi ko ngukunda? Mama ati nicyo mpfa nawe, buri gihe nyine ibintu byose bizanamo burage kandi ngiwe ubu ngubu rwose ndi seriye. Mama rero wa Viva ahita amubwira ati nutagira icyo ukora ngo unyereke nyine ibyo ushoboye, unyereke kandi ko kampani yacu itangiye gutera imbere, kubera ko uriya mwanya naguhaye nkwizeye, nzahita nguhindurira umwanya, uriya mwanya nk'undi muntu. Bitekerezaho kubera ko ngewe nta mikino mfite, urabizi ku mafaranga rwose ntabwo njya nkina. Ubwo kandi mama we ahita akupa telefone, maze Viva baba bamaze rwose no guca peti, ahita nawe yitunganya agahita ajya ku kazi. Tesi rero nawe amara kwitegura agiye ku kazi, maze mukuru we nyine kugira akamuhamagara ati ndashaka kujya ku kazi turi kuvugana. Tesi aramubwira ati nta kibazo. Mukuru we rero ahita amubwira ati uriteguye ute se Valante, uyiteguye ute?
Tesi ati ntubizi se ko ibyo bintu rwose atari ibintu byanjye, atuzi yuko ariyo mpamvu ntajya nkumbura ubuzima bwo ku ishuri na rimwe, cyane cyane ku minsi ya Saint Valentin abandi bose babaga bashyushye, nyamara rwose njye nasigaraga ndi njyenyine ndyamye, abandi bagiye mu birori ubona nyine bashyushye. Urabizi nyine si ibintu byanjye rwose. Mukuru ati nyamara nashakaga rwose kugutumira kugira ngo uzaze usangire natwe ku munsi wa Saint Valentin. Tesi ahita amubwira ati hoya, Saint Valentin ni umunsi wanyu, ni umunsi wo kwishimisha wowe nyine n'umugabo wawe, mugomba nyine kuzagira umunsi uri romantique, ntabwo rwose ngomba kuzaza mu bintu byanyu. Mukuru ati ariko ntabwo nshaka ko rwose uzaba uri wenyine. Tesi ati ntabwo nzaba ndi njyenyine kuko nyine niwo munsi wanjye ahubwo ubwo wo gutunganya application yanjye neza nkayinoza. Mukuru ati uzi ko bivuga ukagira ngo application yawe ni umuntu muzaba muri kumwe. Tesi ati kuri njyewe rero ni umuntu kuko rwose muri ino minsi niyo iri kumara irungu ni nkako navuga. Tesi rero ahita abwira mukuru we aturihangana ngeze ku kazi kandi nyine ntabwo nakwinjira muri biro nkiri kuvugira kuri telefone, ubwo turaza gusubira. Tesi rero yinjira muri biro asuhuza abantu bose, gusa nyine bose ikibazo baba bamubaza kiba ari kimwe, baba bamubaza bati none se tubwire ya site ntabwo urayishyira ku mugaragaro, turifuza rwose kwiyandikisha. Nawe rero aseka ahita ababwira ati ntabwo ndayishyira ku mugaragaro, ariko harabura rwose ibintu bikeya, ni ibintu bike nkeneye kurangiza ubundi nkayishyira ku mugaragaro. Buri wese rero aba afite amatsiko rwose yo kureba nyine iyi site ibizahuriraho abakundana ariko itagira amafoto. Tesi rero ahita abwira aba bantu baba bakorana ati ngiye rwose hari ibintu bimwe na bimwe nari ndambiwe nko kubona usohokana n'umusore ari ubwa mbere maze akagusiga muri bare ngo ari we wishyura fagitire. Undi nawe ahita avuga ati icecekere, ntabwo noneho uzi gusohokana ntazongere no kuguhamagara mugaherukana ubwo. Undi nawe ati ahubwo se uzi ukuntu aguha nimero itari yo maze wakongera kumuhamagara ugasanga ntabwo icamo. Tesi ati nyine ibyo byose nari mbirambiwe, niyo mpamvu rwose ubu iyi site yanjye izakemura ibyo byose, kubera ko muzajya mubanza nyine mwivuganire mumenyane ku buryo muzajya muhura mwaramaze kumenya yuko muhuje. Baba bakiri kuvuga ibyo rero Viva akaba arinjiye. Viva aba ari umusore mwiza cyane, iyo yinjiye muri biro abakobwa bose bakorera ahangaha amajosi aba yenda kubavamo bari kumureba. Bahita rero babwira Tesi bati wamubonye se, Bogari nyine akaba araje. Tesi ahita ababwira ati muceceke, ariko muba mwibagiwe ko uriya ari umukoresha wacu. Bose rero bahita bavuga bati turabizi, ariko ntawakwirengagiza nyine ukuntu ari Bogari, afite ubwiza bugaragarira buri wese. Tesi ati narababwiye muri impumyi rwose, burasa mureba uriya mutipe mukabona ni mwiza. Ahita ababwira ati reka iki kiganiro tukihorere, si byiza rwose gukomeza kuvuga umukoresha wacu, atwumvise byaba bibi cyane. Tesi rero aba yicaye muri biro yatangiye akazi, ajya akumva sekreteri wa Viva aramuhamagaye, ahita amubwira ati ngwino banguka maze uze upresente umushinga wawe. Umuntu wagombaga gupresenta ibintu ya presence mu nama y'abafatanyabikorwa ba kampani yacu babyanze rwose, abantu nyine babihiwe. Rero boss arashaka ko uza ukavuga ku mushinga wawe maze nyine ukareba ko wakwemerwa bakaba bawushyigikira ndetse rwose bakanawutera inkunga. Kubera rero ukuntu Tesi ibi bintu ataba yabyiteguye, ahita atangira akagira stress, ibyo ngo bikaza abantu byo baba bari kumwe hano nyine bakorana baratangira bakamuhungeza, bagahita batangira kumushakira nyine amadosiye ye byihuse batakira. Genda rwose kandi urabikora turakwizeye, banza utuze kandi ugende ubikore nyine utuje, ujye unanyuzamo umwenyure bigaragara nyine ko udafite ubwoba n'ibintu uri kuvuga nyine ubihagazeho. Tesi ati aya ni amahirwe ntashobora kwitesha,
reka rwose ahubwo nihute, gusa nyine musigare mumfatiye iry'iburyo kugira ngo rwose ibi bintu bize kugenda neza. Ahita rero agenda akinjira nyine muri sale biri kuberamo inama. Birumvikana abafite igihunga cyinshi, cyane cyane ko uyu mushinga baje kuwuperezanta imbere y'abantu bakomeye kandi benshi, ibintu ataba yigeze ategura. Viva rero ahita amubwira ati wihangane kuba tugutunguye, gusa rwose bibaye ngombwa ko nyine waza guperezanta umushinga wawe, kubera ko umuntu wari uri kutubwira undi mushinga ibintu atubwiye ni amafuti gusa. Twumvise rero umunsi wacu w'inama utapfa ubusa. Viva rero ahita abwira Tesi ati ngaho tangira, turifuza ko nyine udusobanurira maze rwose tukemera, ku buryo twese twumva impamvu tugomba kugushyigikira n'impamvu nyine uyu mushinga ugomba kujya muri kampani. Tesi ahita atangira rero ati ntabwo ari ibintu nyine bigoye, jyewe umushinga wanjye werekeranye na site abantu bashakiraho abakunzi, ariko itandukanye n'izindi muzi zose. Nkurikije nyine ubushakashatsi nakoze, nasanze yuko abantu bakora ubukwe barahujwe no kuba hari ibintu byinshi bahuriyeho, naje gusanga rwose aribo barambana ndetse bakanabana neza kurusha abahujwe no kuba buri umwe yarakuruwe n'isura y'undi. Niyo mpamvu rero nahisemo gukora urubuga ruzajya ruhuza abakunzi ariko bagahura batabonanye amaso ku maso, ndetse rwose nta n'amafoto yabo ariho, ku buryo buri muntu wese azajya akururwa n'ibyo ahuje na mugenzi we kurusha uko nyine yakururwa n'isura ye. Bahita rero batangira kumubaza ibibazo, gusa uyu mukobwa aba ari kubisubiza neza cyane. Abantu rero baba bari muri iyi nama baba bose bari kugenda bazunguza umutwe nyine berekana yego, ni nko kwerekana nyine ko ibintu uyu mukobwa yavuze yabemeje, ndetse rwose uyu mushinga bakwiye no kuwushyigikira. Viva rero ahita abwira Tesi ati umushinga wawe rwose uraryoshye, ndifuza ko rero twawushyira ku mugaragaro mbere y'uko Saint Valentin iba. Tesi ati ariko Saint Valentin vuba cyane, ntabwo naba narangije kuwunoza. Viva ati nuko bimeze, igomba kuba wagiye ku mugaragaro mbere ya Saint Valentin, ikindi kandi n'abandi bo muri iyi kampani bose bagomba kugufasha. Ahita rero abwira nyine n'abandi bakozi ati mwese imbaraga zanyu zose muzishyire ku kunoza uyu mushinga, kuko turashaka kuwushyira ku mugaragaro mbere ya Saint Valentin. Tesi asigara yumiwe kuko ababona afite ibintu byinshi cyane atarabasha kunoza, gusa nyine nta yandi mahitamo aba afite uretse nyine gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo uyu mushinga ube warangira. Viva rero ajya gusohoka agahita abwira Tesi ati warakoze cyane rwose ku bw'icyo gitekerezo wagize, ndishimye kuba rwose njye nawe tuzafatanya kuri uyu mushinga. Ikindi kandi ndashaka ko nyine hari nk'abakunzi bazaba barahuriye kuri iyi site, ariko kuri Saint Valentin akazaba ari wo munsi wa mbere wabo basohokanye babonanye amaso ku maso. Niyo mpamvu nyine byanze bikunze uyu mushinga ugomba kujya hanze mbere ya Saint Valentin. Ubwo kandi abivuga ari no gufunga ikoti neza rwose asohoka. Inama rero imara kurangira, maze Tesi agahita asanga Viva muri biro ye. Ahita amubaza ati ariko se boss? Viva nawe ati nta mpamvu zo kunyita boss, jya unyita Viva birahagije. Tesi ati none se nagira ngo mbabaze ko rwose mbizi yuko iriya site atari ikintu rwose kigushishikaje, kubera iki uhise ushyiramo imbaraga kugira ngo ibe yajya ku mugaragaro vuba? Urifuza iki ko mbizi ko rwose atari ibintu ushyigikiye cyane kuri urwo rwego? Viva ahita abwira Tesi ati urabizi nyine nta n'impamvu rwose yo kuba biriya bintu naba mbikunda, ntabwo mbikunda urabizi, kubera ko ngewe nzi yuko umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore ntabwo akeneye ibyo kuvuga ngo guhuza ngo cyangwa ngo ibyo bahuriyeho. Birahagije ko ngewe ninjira muri bare nkabona umukobwa mwiza nkamwegera maze ngahita mubwira nti ni wowe mukobwa mwiza nigeze mbona mu buzima. Ni ayo magambo umukobwa aba akeneye kumva, ahita rwose yishima agahita antekereza nyine nk'umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore udasanzwe.
ibyo rero byawe byo kuvuga ngo kuba abantu bafite ibyo bahuriyeho n'ibiki, ntabwo ntekereza ko ari iby'ingenzi cyane, ahubwo impamvu nyine ubona nabaye interese ni uko nzi yuko uyu mushinga uzanyinjiriza amafaranga menshi. Hanze aha ngaha hari abaseribateri birirwa online bashaka abakunzi, abo rero ngomba kubakuramo amafaranga, ngomba kubakuramo akazi, bazanyinjiriza amafaranga menshi cyane. Nibyo nabaze nyine, nabaze ko iyo site yawe izatwinjiriza amafaranga atagira uko angana, naho rwose kuba nizerereye mu rukundo rw'abantu bafite ibyo bahuje, urabizi ko ibyo bintu atari ibyanjye. Tesi rero ahita amubwira ati okay, icyo nashakaga kumva nacyumvise, ubwo reka nsubire ku kazi, kubera ko nyine mfite akazi kenshi. Nibazaga impamvu rwose yaba itumye uhindura imyumvire, none nyine ndabimenye, ikikuraje inshinga amenye icyo ari cyo. Hashira umwanya rero maze murumuna wa Viva ahita aza kumureba, ahita amubwira ati nari kukureba, nari kukwibutsa nyine ko ejo hari inama y'ubukwe bwanjye, sinzi niba wabyibukaga, ariko noneho uyu munsi nyine numvise amakuru atangaje. Mama yambwiye yuko hari application ugiye gushyira ku mugaragaro abantu bazajya bashakiraho abakunzi. Ibyo bintu se burya nawe ujya ubijyamo? Ntabwo nari nzi ko ibintu nk'ibyo wabitekereza. Viva ahita amubwira ati yego, gusa nyine iyi application itandukanye n'izindi zose. Murumuna we ahita amubwira ati kugira ngo rero nanjye nguhe inkunga yanjye nyine nk'ibisanzwe, nahise ngusabira interview kuri televiziyo, ejo nyine uzajyeyo maze ujye kwamamaza iyi application yanyu mugiye gusohora. Viva ahita amubwira ati ubu se koko nzabishobora, kubera icyo uhise ubikora vuba, kubera icyo utambajije? Murumuna we ati ndabizi nyine, nari mbizi ko ari uko uri bunsubize, kandi ndabizi nyine n'iby'umumaro, hari icyo bizagufasha. Murumuna we rero ahita ahaguruka akamubwira ati nari nje kukwibutsa nyine ko ejo hari inama y'ubukwe bwanjye, ariko nari nje no kukubwira ko nzagufasha byanze bikunze muri ibyo bintu byawe urimo. Amara gusohoka rero maze Viva agahita yongera akabwira sekreteri we ngo amuhamagarire Tesi kuri telefone amubwire ko amushaka. Tesi rero araza maze agahita abwira bosi we ati ariko ni ukuri ndabona amaguru yanjye azahira mu nzira, buri munota ubutumaho ngo bampamagare. Viva rero ahita amubwira ati kuri iyi nshuro nyine nari ngiye kugusaba ngo ejo nyine uzamperekeze, tuzajyane kuri televiziyo muri interview, maze tujye kumenyekanisha iyi application yacu tugiye gushyira ku mugaragaro. Tesi ati hoya rwose ntabwo byashoboka, ati njyewe nawe tukajyana tukicarana kuri televiziyo, ati ibyo bintu ntabwo byashoboka, ntabwo nabikora. Viva ahita amubwira ati hoya rwose ndabigusabye kandi ndakwinginze, ni iminota 5 gusa tuzamara, rero ntabwo nabyishoboza tutari kumwe, ndagukeneye iruhande rwanjye, cyane cyane ko nawe ubifiteho ubumenyi kundusha. Tesi ati hoya naguhakaniye rwose ntabwo tuzajyana. Uyu umusekreteri rero wa Viva aba ari umumama mukuru uhamaze imyaka myinshi cyane, aba yaranabaye sekreteri wa mama wa Viva agikora muri iyi kampani. Aba bazi nyine kuko abazi Viva guhera akiri umwana mutoya, ni ukuvuga aba rwose yarakoze hano hantu guhera kera, aba ameze nk'aho ari umwe mu muryango wabo. Ahita rero ahaguruka maze akaza akegera Tesi, ahita amubwira ati ndabizi ko rwose biragoye kuba rwose umuntu yakwicarana n'uyu musore ahantu bari kuvuga ibintu by'urukundo. Tesi atumva aturetse no kwicarana nawe no kuba muri kumwe muri sare imwe gusa, uba wumva rwose ari ibintu bigoye. Uyu umusekreteri ahita amubwira ati noneho mva ngiye kwisabira ikintu, wowe nyine bikore utabikoreye kuzaba uri kumwe n'uyu musore, ahubwo wowe nyine ubikore nko kugira ngo wamamaze uyu mushinga wawe, kubera ko nujya kuwuvugira kuri televiziyo uzavayo hari abantu benshi bawumenye. Noneho rero umunsi iyi site nyine muzaba mwayishyize ku mugaragaro, hari abantu benshi bazahita biyandikishaho kuko bazaba bayizi kandi barayisobanukiwe. Rero rwose uzagende nyine ubikore nk'ubyikorera. Tesi ahita amubwira ati urakoze cyane kungira inama. Ahita rero abwira Viva ati nta kibazo nzaguherekeza, ariko ntabwo ari ukuguherekeza nyine, nzajyayo kubera uyu mushinga gusa. Viva ati nta kibazo,
icyangombwa nyine ni uko uzaba undi iruhande maze ukamfasha kuwuvugaho. Ku mugoroba rero Tesi arataha maze yamara kugera mu rugo agahita ahamagara mukuru we kuri video call, ahita amubwira ati umva nkubwire ati mana nyagasani boss wanjye angeze ahantu, ati boss wanjye ni umwiyemezi, ati uriya musore rwose sinzi ukuntu ameze. Mukuru ahita amubaza ati none se mbwira boss wawe ni umusore mwiza? Tesi ati hoya rwose ntabwo ari mwiza, ntabwo ari mwiza habe na gatoya, habe na gatoya ariko. Mukuru agahita amubwira ati ati ubwo uvuze gutyo ati ubwo ni ibogari ndabizi, ati buriya ni ibogari rwose. Tesi ati mbabarira wikomeza kumbwira ibyo bintu, ntubizi se ko njyewe abasore nta kintu na kimwe twashobora kuvugana, abasore bose rega n'ubundi ni bamwe nyine bameze kimwe, ni ukukubwira ko agukunda ubundi ejo akagusiga. Mukuru ati ariko sinakubwiye yuko abagabo bose batameze nka papa, ugomba kugerageza ugashaka umukunzi kandi ukamwizera nyine. Tesi ati nzamushaka nyine kuko ari ngombwa, ariko ubundi ntabwo rwose nakwizera umugabo. Mukuru ati hoya narabikubujije, ntabwo ibintu papa yakoze ari nabyo n'abandi bantu bose bakora, ntabwo abagabo bose ari kimwe, ntukavuge ibyo bintu. Tesi ahita abwira mukuru we ati ahubwo ejo mu gitondo dufite interview kuri televiziyo, rero ngomba nyine kujyana na Viva tukajya kuvuga nyine ku byerekeye application yacu. Ubwo rero nagira ngo nyine umpitiremo ikintu nzambara, ndakubwiye ngo nashatse imyenda, narushye amakanzu yose yanjye nayazengurutse. Ahita rero amwereka ikanzu ya Hoze ati iyi ngiyi se urayibona ute? Mukuru ati iyo ni sawa cyane. Umugabo rero wa mukuru we nawe aba ari ku ruhande, ahita areba nyine areba muri mashine maze agahita abona iyi kanzu, ahita abwira Tesi ati iyo kanzu ni nziza cyane, iryo bara naryo nyine ndabona rwose muzaba mujyanye, ikindi kandi ndabona mbese iyo kanzu na taye yawe bizaba ari neza cyane. Tesi ahita amubwira ati ntiwumva ahubwo bofu wowe ndakwemera rwose, umukuru wanjye ni umunyamahirwe kuba yarakubonye, wowe ahubwo utandukanye n'abandi bantu, urakoze rero rwose, kandi iyi kanzu nyine unampitiyemo niyo ejo nzahita nambara. Mukuru we ahita amubwira ati yego rwose nanjye ndabona ari sawa, uzambara iyo ngiyo. Buracya rero Tesi akambara neza cyane ndetse na Viva nawe akambara neza, bajya rero kuri iyi televiziyo nyine gukora interview, bagenda bafatanye, birumvikana nyine bameze nyine nk'abantu nka couple. Baba bakinjira rero umuyobozi w'iyi televiziyo niwe uza kubakira, maze agahita abwira Tesi ati ni wowe rero, ni wowe nyine uri inyuma y'iriya application, biratangaje kubera yuko uri mwiza cyane, ntabwo ubundi nari nsanzwe nzi ko ubwenge n'ubwiza bijya bipfa guhurira ku muntu umwe, ariko kuri wowe biratangaje, uri mwiza cyane, uri umunyabwenge, uri umuhanga. Tesi rero ahita amubwira ati hoya rwose ni ibisanzwe, nta bintu birenze birimo. Uyu mugabo rero ahita ababwira ati ndaje gatoya, ndaje rwose maze mbakire. Tesi rero aba afite stress, aba ari kwihungiza akoresheje intoki, maze akajya abwira Viva ati hano hantu harashyushye, ati niba ari amaprojegiteri, niba ari ibiki, ari ibi byuma byose ndeba bicometse hano, ndumva hashyushye cyane. Viva rero aramureba mu maso maze akamwenyura akamubwira ati humura gabanya stress, kubera icyo ubundi mbona ufite stress nyinshi, humura biragenda neza. Nyuma y'iminota mike cyane rero interview iratangira. Tesi ndetse na Viva baba bicaye nyine bicaranye. Umunyamakuru rero ahita atangira ababaza ati rwose turifuza ko nyine mutubwira ibirambuye kuri iyi application yanyu. Tesi
ahita atangira nyine agafata ijambo maze akababwira ati iyi application yacu rero nyine nk'uko nkunda kubivuga naho rwose abantu bazajya bashakira abakunzi, ndakeka umuntu wese uzamenya iyi application nibwo bwa nyuma azaba ashatse umukunzi. Ntabwo ari application nk'izindi zose, ni application aho uzajya uhura n'umukunzi wawe ariko mutagendeye ku mafoto. Nk'uko rero mu cyumweru gitaha hari Saint Valentin, ndatekereza ko rwose buri muntu wese akwiye kubona umukunzi bazasohokana kuri uwo munsi. Uyu munyamakuru rero ahita amubaza ati none se nkawe wowe Viva, ndabizi neza ko uri umuseribateri ubirambyemo, ubitekerezaho iki? Viva ati nizereye cyane muri iyi application ku buryo ndetse nanjye ndi mu bantu ba mbere bagomba kuzabona abakunzi kuri iyi application, kubera yuko jyewe ndamutse ntabonye umukunzi cyangwa se ngo Tesi nawe abone umukunzi, iyi application yacu yaba idakora, twaba rwose ntacyo twakoze. Uyu munyamakuru ahita amubwira ati nizere ko rero kuri Saint Valentin mwese muzanyereka abakunzi banyu muzaba mwararangije kubabona. Uyu munyamakuru kandi ahita amubwira ati none se iyi application yanyu ubu ngubu iri ku mugaragaro? Viva ati yego rwose twamaze kuyishyira ku mugaragaro. Uyu munyamakuru ahita amubwira ati mugisohoka hano ndahita rwose nyidownloadinga. Ati gusa nyine mfite amatsiko rwose yo kuzabona abakunzi banyu, nizere ko kandi kuri Saint Valentin nyine mutazabinkora ngo nzasange n'undi muri mwenyine. Viva ati birumvikana, tugomba kuzaba dufite abacu, nituba tudafite abakunzi bizaba bivuga ko nyine iyi application yacu idakora. Uyu munyamakuru yajya gusoza ikiganiro maze agahita avuga ati abantu mwese mwari mudukurikiye muri iki kiganiro ntimukure amaso kuri Viva ndetse na Tesi kuko ni abaseribateri bakeneye abakunzi, rero bari ku isoko. Mwese rero umuntu nyine ukeneye umukunzi ntatangwe. Tesi rero ahita areba Viva maze akamubaza ati ariko se ukoze ibiki? Viva ati nta yandi mahitamo nari mfite, nagombaga nyine kuvuga ko natwe tugomba kuzabona abakunzi kugira ngo n'iyi application yacu yizerwe. Nagombaga kuvuga ko nyine ari twe abantu ba mbere ahubwo tuyifitiye icyizere kurenza abandi bose. Uyu munyamakuru rero ahita ababwira ati mwakoze kuza, ubwo nyine naho kuri Saint Valentin turi kumwe tuzahura. Bagera rero ku kazi maze Tesi aba yarakaye cyane, ahita abwira Viva atari ko rwose mu byatujyanye ntabwo gushyira ubuzima bwanjye kuri televiziyo byari birimo. Viva ati none se ntiwavuze ko iyi application yawe ikora kandi uyizeye, kubera iki se uhangayitse? Tesi ati irakora nyine ariko ntabwo bivuze yuko wagombaga nyine kuvuga ko nanjye ngomba kuzaba mfite umukunzi kuri Saint Valentin. Viva ati ngewe rero ndamushaka kandi ngomba no kuzamubona. Tesi ati nta mukobwa n'umwe wakwifuza kuba ari kumwe nawe, habe rwose no kumarana iminota 5 niyo haba ari ahantu abantu bose bareba. Viva ati uvuze ngo iki? Tesi rero wari wavuze agabagije ijwi ahita aceceka ati nta kintu na kimwe mvuze. Viva ahita amubwira ati noneho reka tubigire nk'intego maze njye nawe tuzarebe uzabona umukunzi imbere y'undi. Nturi kuvuga se ko nta mukobwa wanyemera, nta mukobwa wakwemera no kuba ari kumwe nanjye iminota 5 iyo haba ari ahantu abantu bose bari? Ngaho noneho reka tubigire nk'intego, njye nawe dutanguranwe kuzabona umukunzi, turebe nyine kuri Saint Valentin uzaba afite uwo bazasohokana. Tesi rero uba wanga gutsindwa cyane ahita amubwira ati yego tubigenze gutyo, reka tubigire intego maze rwose tuzarebe ntawe uzabona wowe ndabizi nta mukunzi wabona. Viva ati sawa twabyumvikanye ubwo tuzabireba. Tesi rero yinjira muri sale abakoreramo yarakaye cyane, abakorana nyine n'abandi bantu benshi, gusa bose baba bamukunda cyane, baba nyine bamwishimira. Arinjira rero agafungura urugi maze agahita rukubitaho cyane nyine agahita yicara n'umujinya mwinshi akajya muri mashine
bahita batangira kumubwira bati Tesi, twayibonye nyine emisiyo uko yagenze, gusa wari mwiza cyane, uko kureba kuri televiziyo byari ibintu bitangaje, uri mwiza, wari ukeye, ntabwo wabyumva. Tesi rero ahita abihorera, maze bagahita bamubwira bati ikindi kandi application twarangije kuyishyira online, ubu abantu rwose bagiye gutangira nyine kwiyandikisha. Tesi ati ni byiza cyane kuko ni njyewe muntu wa mbere ngomba kwiyandikishaho. Birumvikana nyine yari amaze gushyiraho intego na Viva yagombaga rero kwiyandikisha ubwa mbere nawe kugira ngo ashake umukunzi nyine, kuko yagombaga gutsinda Viva byanze bikunze. Abakivuga rero ati ni njye wa mbere uri kwiyandikishaho, maze bose bagahita bakoma mu mashyi bakavuza induru bati ni byiza cyane. Bahita baza biruka abakozi bakorana, maze bakamwuzura hejuru, bose bari kumwereka nyine uko ari bubigenze, bati reka tugufashe kwiyandikisha. Kubera ukuntu nyine nta mukunzi yagiraga, bose baba bishimye ko nibura agiye gushaka umukunzi. Icyo bataba bazi ni uko nyine iba ari intego ye na Viva, bo baba bagize ngo nyine niko abishaka, arashaka umukunzi koko bya nyabyo. Naho rero sekreteri wa Viva ahita amubwira ati umva, cyakoze rwose kubabona muri kumwe kuri televiziyo nabikunze cyane, kuko nabonaga mumeze nyine nkaho muri couple. Ni ubwa mbere nari nkubonanye n'umukobwa, nabikunze. Viva rero nawe ahita abwira uyu musekreteri we ati ahubwo mfasha nanjye unyandikishe nyine kuri iyi site, kubera ko ngomba kubona umukunzi byanze bikunze. Uyu musekreteri yatangira kumubaza ati harya ukunda iki? Ahita amubwira ati nkunda ibintu byose biriho shokora, ndabikunda cyane, shokora nyine ni ikintu rwose nkunda cyane. Umusekreteri nyine aba ari kubyandika, maze akamubaza ati harya wigeze kugira umukunzi? Viva abitekerezaho nk'umunota umwe, maze agahita amubwira ati yego, hari umunyamideli nigeze gukunda, amubwira izina rye. Uyu musekreteri araseka akenda gupfa ati uyu munyamideli wigeze gukunda ntabwo muziranye, ni uwo mu kindi gihugu, ndetse rwose wamubonye kuri televiziyo gusa. Viva ati nyine namubonye kuri televiziyo nyine gusa, ntabwo twigeze dukundana, ariko njye naramukunze. Baba rero bari kubiseka. No ku rundi ruhande rero nuko biba bimeze, Tesi nawe rwose aba ari kuvuga nyine ibintu akunda, bamufasha kubyandika. We nyine bamubaza ikintu akunda kurya cya mbere, maze akavuga ko rwose akunda gato ya shokora. Birumvikana aba bombi baba bari guhuriza kuri shokora cyane. Bose rero buri umwe nyine avuga ibyo yifuza ko baza kumwandikira, ni ukuvuga ibimuranga mu buzima, ibyo akunda, ibintu bimushimisha. Aba bantu rero baba bari gufasha Tesi baramubaza bati ese ni ukuvuga ibi bibazo byose biba biri muri iyi application, biba bimeze nyine nk'aho umuntu ari kugenda asubiza ibibazo. Baramubaza bati abantu bashimishwa cyane n'ibintu kurusha uko bashimishwa n'abantu birakubangamira? Tesi ati cyane, abantu bakunda ibintu, bakunda amafaranga barambangamira. Nk'urugero nyine ubwo ni nka boss wanjye Viva, barambangamira cyane. Aba bantu rero bahita baseka. Mu gusoza rero babwira Tesi bati ikibazo cya nyuma kirabaza kiti ese waba wizerera muri destin cyangwa se igeno ry'umuntu? Tesi ati cyane rwose ndabyizera, nizera ko nyine destin ibaho. Ahita ababwira ati cyakoze biratangaje kuba rwose ibibazo igihe nari ndi kubikora sinigeze mbitekerezaho nyine ngo ntekereze ku bisubizo byabyo bya nyabyo, kuko ntabwo nari nzi ko nzaba umwe mu bantu baziyandikisha kuri iyi application. Bahita bamubwira bati none se urifuza gukoresha irihe zina nyine kuri uru rubuga? Abitekerezaho gatoya, maze agahita ababwira ati ndifuza gukoresha Miss Valentine. Bose bahita bavuza induru, maze bagahita babyandika, bagahita bamubwira bati Miss Valentine, ubu rwose warangije kugera kuri iyi site. Bahita bakubitana mu biganza rero, baba bishimye nyine ko uyu mukobwa aba amaze kwiyandikisha.
akazi rero kararangira maze bagataha. Tesi agera mu rugo agiye kuryama akumva mesaje iraje, arareba maze agahita asanga batangiye kumwandikira abasore benshi bamubwira ko bamwishimiye bifuza kumenyana nawe. Ahita avuga ati noneho ndapfuye, ibi bintu rwose nari nzi yuko bitari buhite bikora, none abantu batangiye kunyandikira, ndabasubiza ngo iki? Ndabigenza nte? Nditwara nte? Mu gitondo rero Tesi arabyuka maze yaba agikubita amaso telefone ahita asanga amamesaje abantu baziranye bamwandikiye bati wabibonye, wabonye imibare imaze kugera kuri site yawe, wabonye ise ukuntu bimeze, ibintu byashyushye. Ahita yitunganya vuba maze akajya ku kazi yishimye cyane, aba ari kugenda abyina inzira yose. Abagitunguka rero muri ya sare abakoreramo maze abo bakorana bose bati umwamikazi yaje, bati mwaramutse neza umwamikazi. Nyine baba bari muri burage ariko baba nyine bari kumuha icyubahiro nk'icy'umwamikazi koko. Nawe rero agahita abiryaho nyine ati naramutse meze neza, bati felicitasiyo, ibintu wakoze rwose byatangiye kugaragara ko bikunzwe cyane, iyi site yawe abantu bayitabiriye birakabije, ahubwo akira raporo nyine y'umunsi wayo wa mbere maze uyishyire Viva ujye kumwereka. Tesi aba yishimye cyane, uyu munsi aba ari umunsi umwe rwose mu minsi yigeze kumushimisha mu buzima bwe, kubera ko nyine umushinga aba yaritekerereje maze akawukora uba rwose wagaragaje ko ufite ahazaza. Tesi rero ahita yinjira muri biro ya Viva n'umwiryo mwinshi ari kugenda yirya, n'ubundi aba agenda yikaraga yigendesha nyine nk'abamodo, aba afite ibyishimo bidasanzwe muri iki gitondo. Viva aba akimukubita amaso ati habaye iki se ko mbona udasanzwe, ndabona wishimye, ntabwo rwose ari uko usanzwe umeze. Tesi ati ndishimye cyane ntabwo wabyumva, uyu munsi nyine ntabwo usanzwe kuri njyewe, banza ucisha amaso ahangaha maze nawe nyine urahita umbwira uko wiyumva. Abakireba rero areba nyine kuri raporo y'iyi site nshyashya, maze Viva agahita amubwira ati felicitasiyo, ndabona ibintu rwose bimeze neza, ufite impamvu yo kwishima. Tesi rero ahita amubwira ati ntabwo ariyo mpamvu gusa, urubuga rwacu ntabwo barukunze gusa, ahubwo ikirenze kuri ibyo, wakwemera se ko mfite abantu twahuje 5 bose bansabye nyine ko twatangira kujya tuganira ndetse tukaba twazanasohokana. Waba se wowe waba ufite bangahe? Viva ati urebye nyine njyewe mfite 0. Tesi ati ibyo nari mbizi, nta kintunguye kirimo. Viva ati ariko buretse kwishima, uyu ni umunsi wa mbere, ejo nanjye nshobora kuzaba hari abansabye ko rwose twamenyana birenzeho. Tesi ati ubwo se urumva ngiye ejo nzaba ngeze kuri bangahe? Niba uba ufite 5 wowe ukaba ufite 0, ibyo ari byo byose urabyumva nyine nkuri imbere cyane. Tesi ahita abwira Viva ati ahubwo ndabona uwa mbere yansabye ko rwose twahura uyu munsi ku mugoroba, reka mwandikire mesaje mubwira yego. Viva ahita amubaza ati urumva se wifuza ko mwasohokera nka hehe? Tesi ati ahantu nyine hari romantike, hatuje, hameze ukuntu nyine heza, ndumva nyine araho nshaka ko twasohokera ku nshuro yanjye ya mbere, ndifuza gusohokera ahantu nyine hatangaje ntazigera nibagirwa. Ahita rero afata telefone nyine agahita asubiza uyu musore akamubwira ati yego, ku mugoroba turahura, maze bakavugana aho bari buhurire. Ku mugoroba rero haragera maze Tesi akajya guhura n'uyu musore. Uyu musore abwira Tesi ati uri mwiza cyane, ntabwo nyine ari uko nabitekerezaga, gusa rwose ndabona uri umukobwa mwiza cyane. Tesi rero abwira uyu musore ati nawe uri mwiza, noneho rwose wambaye neza, ishati yawe ni nziza cyane. Uyu musore abwira Tesi ati cyakubwira inshuro nayigeze mbere y'uko nza, nabanje rwose kuyigera inshuro nyinshi nireba nongera nireba. Tesi rero ahita aseka maze agahita amubwira ati njye nawe hari ibintu byinshi duhuje. Uyu musore ahita amubwira ati yego, icya mbere harimo nko gukunda akazi,
Tesi nawe ahita amubwira ati ikindi twese ntabwo dufite famiye nini, uyu musore kandi ati rwose njyewe hari hashize igihe kinini nta muntu dusohokana, rero ndumva nyine ntatuje ukuntu kuko hari hashize igihe kinini nta muntu dusohokana. Tesi nawe ati nanjye nuko, bahita rero bumva hari ibintu byinshi bahuje, maze uyu musore akabwira Tesi ati biragaragara rwose ko buri umwe yakorewe undi, turahuje ibintu byinshi. Baba bakiri kuvuga ibi maze uyu musore akaba atangiye kwitsamura cyane cyane rwose, ahita areba rero ku meza maze akabona hari amahoze y'umutuku, ahita ahamagara rero uyu musore uguseriva muri iyi hoteli, maze akamubwira ati nyigirizayo izi ndabyo, ndi allergique ku mahoze. Ahita azijyana maze Tesi agahita amubwira ati reka twikomereze, ukomeze nyine umbwire n'ibindi bintu tugiye duhuriyeho. Bajya gutanga komande rero bagatungurwa n'ukuntu bose bavugira rimwe kandi bakavuga ibintu bimwe. Tesi ahita abwira uyu musore ati biratangaje ko n'ibyo kurya byose dutekereza ibintu bimwe. Uyu musore ati niyo mpamvu nyine nakubwiraga ko rwose umwe yaremewe undi. Umunsi wakurikiye rero mama wa Viva aramutumira mu rugo maze akamubaza ati mbwira uriya mukobwa witwa Tesi ni muntu ki kuri wowe? Viva ati uriya mukobwa ni umukozi wa kampani nyine nk'ibisanzwe. Mama wa Viva ati hoya wimbeshya, urabizi ndi umuntu mukuru kandi ndakuzi narakubyaye, ndabizi neza ko impamvu uwinjiye muri iriya proje ukayinjiramo cyane n'umutima wawe wose ari ukugira ngo wiyegereze uriya mukobwa, ndabizi rwose ushobora kuba umukunda ukaba ugira ngo rero umwiyegereze akube hafi. Viva ati kuva wabaho ni ubwa mbere wibeshye rwose, ntabwo ariko bimeze. Uriya mukobwa nyine ni umukozi w'umuhanga, niyo mpamvu nifuje kumufasha kubera ko nyine uriya mushinga nabonye ari umushinga wazatwinjiriza amafaranga menshi, ahubwo nyine tugomba kuwushoramo byimazeyo maze tukawukorera publicité tukawumenyekanisha rwose, naho ubundi ibyo kuba mukunda byo rwose nta bihari. Murumuna wa Viva rero uba uri hano ahita abwira mama wabo ati rwose mama ntuhangayike, maze kubibona inshuro nyinshi uriya mukobwa rwose ntabwo ajya yiyumvamo Viva, ntuhangayike, aramupinga cyane bikabije. Mama we ati nuko biranshimishije, ntabwo nshaka ko rwose umwana wanjye atangira kwinjira mu rukundo n'abakobwa bakorana, ndashaka ko nyine umutima wawe uba ku nyungu tugomba gukura muri kampani gusa, ibyo ngibyo by'inkundo uzaba ubishyize ku ruhande. Ku mugoroba rero Tesi ahamagara mukuru we, uyu rwose mukuru we yari n'inshuti ye kuko nta kintu kimwe atajyaga amubwira, ahita amubwira ati mbega umusore twasohokanye, uriya musore rwose nabonye ntamwizeye, natekereje ko ibintu byose yambwiraga yagiye areba ibyo yasomye nyine kuri njyewe maze akaba nawe ari byo aza kumbwira. Nabonye rwose ntamwiyumvisemo, ntabwo nigeze mugirira icyizere, ahubwo rwose mfite ubwoba bw'ukuntu nyine ejo Viva azamenya yuko umuntu twasohokanye bitigeze bivamo. Mukuru ahita amubwira ati none se ubundi kuki uhangayikishijwe n'ibyo Viva azatekereza, icyangombwa se si uko proje yawe iri gukora neza. Tesi ati cyakoze nabyo nibyo rwose. Mukuru ahita amubwira ati ni ukuri njye ntabwo nifuza yuko abo bantu musohokana ushakamo umukunzi byaba ari ukugira ngo usoze intego yawe na Viva, ahubwo nifuza ko nyine washaka umukunzi bya nyabyo ubikuye ku mutima, wibikora rwose kugira ngo ubyere kuri ya musore, ndakwinginze bikore ku bwawe. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Tesi arabyuka maze akajya ku kazi. Abakigera ku kazi rero akumva inzara iramwishe, ahita afata gato za shokora nyine aba yapfunyitse
maze agatangira kuzirya, gusa aba ari wenyine kuko nyine n'abandi baba bagiye gufata breakfast. Viva rero araza maze agasanga ari gufata nyine ibya mu gitondo, ari kwirira izo gato za shokora. Ahita amubwira ati waramutse neza, umeze neza, uri gufata gato za shokora mu gitondo? Gusa nyine nanjye izo gato za shokora ndazikunda cyane. Viva ahita abwira Tesi ati ahubwo nari nje kukubaza iyi mibare ndi kureba kuri iyi raporo nivuga iki? Tesi arebaho maze agahita amubwira ati iyi mibare nyine iravuga abantu bamaze kudawunirodinga application yacu. Ikindi kandi iyi mibare rwose zikuba inshuro nyinshi nyuma ya Saint Valentin, biragaragara neza. Gusa hari ikindi kintu nagira ngo ngusabe, nagira ngo ku munsi wa Saint Valentin nyirizina kudawunirodinga iyi application yacu ndetse rwose no kuyikoreraho ibindi bikorwa byose bizaba ari ubuntu. Viva ati ko urumva byashoboka kandi kampani yacu ikeneye amafaranga, kandi nyine uvuga ko kuri uwo munsi aribwo abantu bazayikoresha cyane birenze. Tesi ati nyine kuba yaba ari ubuntu izasurwa n'abantu benshi cyane, ikindi kandi iyo ni publicité rwose igaragara, nyuma yaho tuzabona abantu benshi cyane kuko bazaba barayimenye. Viva ati urebye nyine umuntu yabitekerezaho. Tesi ahita abwira rero Tesi ati ahubwo nyereka aho imibare igeze ubu ngubu. Ahita yicara ku ntebe rero kugira ngo Tesi amwereke muri mashine. Aricara maze agahita abona yicaye imbere ya gato ya shokora. Kwihangana rero biramunanira kuko aba ayikunda cyane, maze agafata furushete Tesi aba yari ari kurisha nawe agakoramo agatamira, agahita amubwira ati mbega gato iryoshye, ni gutya nyikunda neza neza. Tesi nawe ati nanjye nyine iyi ngiyi niyo y'amahitamo yanjye. Viva rero ahita abaza Tesi ati none se soroti yawe y'ejo nimugoroba yagenze gute? Byagenze gute n'umuntu mwari mwasohokanye? Tesi ati byagenze neza, ariko nyine ubona abivuga atabishyizeho umutima. Viva ati urabeshya rwose, ndabizi ko uyu musore mwahuye ntimuhuze, ikindi kandi no muri abo bane basigaye bose ndabizi ko nta n'umwe muzahuza. Tesi ati ubibwiwe n'iki? Ubibwiwe n'iki ko nta n'umwe tuzahuza? Viva ati rero burya iyo nyine uvuga ibintu utakunze ubivuga uzunguza izuru. Rero wari uri kumbwira ko uwo mwasohokanye ejo byagenze neza, maze izuru ryawe ririzunguza nyine uko kuntu ujya ubigenza iyo uri kuvuga ibintu utigeze ukunda. Nahise mbimenya rero yuko uyu musore mwahuye utigeze umwishimira. Tesi rero ahita aseka maze rwose akumva uyu musore yamuvumbuye neza neza. Telefone rero ya Viva ihita isona, maze Tesi agahita amubwira ati wabona ari Valentine wawe uguhamagaye. Viva atubonye byabaye ari byo, areba kuri telefone maze agahita amubwira ati ndongeye ndahombye ku yindi nshuro, ni mama wari umpamagaye gusa ntabwo amwitaba. Ahita rero abwira Tesi ati ndagushimiye rwose ku kazi k'indashyikirwa wakoze, uri inkingi ya mwamba muri iyi kampani yacu, umaze kutugeza ku bintu byinshi, uri umukobwa w'umuhanga kandi w'umukozi cyane, ndagushimiye. Rero baba bakiri kuvuga ibyo hagati hakomanga umuntu maze akinjirana buke y'indabyo z'ihoze z'umutuku, araza akazihereza Tesi ati bari bazimpaye ngo nzikuzanire. Viva ahita amubwira ati ndabona atari njye njyenyine rwose wo kwishimira ibyo wagezeho, ndabona hari n'abandi bari kugushimira. Tesi ahita azigiza hirya cyane atazikoza ati ntabwo nkunda izi ndabyo, azishyira kure cyane. Maze Viva agahita amubwira ati biratangaje, nta muntu w'igitsina gore ndabona udakunda indabyo. Tesi ati njyewe rero ntandukanye n'abandi bose, sinkunda indabyo rwose habe na gatoya. Ati papa wanjye ku munsi wa Saint Valentin yaratubwiye ngo agiye kuzanira indabyo mama wacu, yaragiye rero agenda agiye ntiyagaruka, guhera uwo munsi ntitwigeze twongera kumubona. Ibyo bintu rero byatumye nanga izi ndabyo, niyo nzibonye nyine nibyo mpita nitekerereza. Viva ahita amubwira ati ihangane, ntabwo nari mbizi ko ari uko bimeze, gusa nyine uhise unyibutsa ukuntu na papa wanjye nta na rimwe yigeze aba ahari kuri Saint Valentin ngo abe ari kumwe na mama wanjye.
gusa nyine ibyo ngibyo ni ibintu tuba tugomba kwiyibagiza rimwe na rimwe. Tesi rero ahita amubwira ati gusa nyine ikindi nagira ngo nkubwire nuko rwose utigeze wibeshya, abantu bose tumaze guhura nta n'umwe nigeze nishimira. Viva ati nari mbizi. Viva rero ahita abaza Tesi ati ku mugoroba se? Viva abaza Tesi ati none se ku mugoroba ufanya, nifuzaga ko twaza kujyana ahantu maze tugasangira nyine gato ya shokora n'utundi tuntu. Tesi ati hoya ntabwo byashoboka kubera ko ku mugoroba hari undi muntu nyine dufitanye gahunda, ndagerageza nyine kugira ngo ndebe ko rega nabona uwo duhuza bya nyabyo muri aba bantu bose banshaka. Viva ahita amubwira ati nta kibazo nyine ubwo ndahombye, tuzabipanga ubutaha kandi rwose ndakumva nta kibazo. Ku mugoroba rero Tesi aragenda akajya aho yagombaga guhurira n'umusore bagombaga guhura, aricara rero amutegereje maze hashira umwanya akabona Viva araje. Viva ahita amubwira ati ni hano wasohokeye? Tesi ati yego. Viva ati none se ubwo mwari gusohokana ari hehe? Ntumbwire ko rwose yakubeshye akaba atigeze aza. Viva rero ahita yicara. Tesi ati ndakeka ko rwose mu minota mikeya ari bubaje ntabwo yambeshya. Viva atari ko se ubwo uracyizereye kuvuga yuko abantu bagomba guhuzwa nuko hari ibyo bahuje gusa? Njye si uko bimeze, ahubwo njye nizerera ko abantu babiri b'ibitsina bitandukanye iyo bahuye hagati yabo haba harimo rukuruzi ibakurura. Ibyo rero njye nibyo nita urukundo. Ntabwo rwose njyewe nizerera muri iriya application yawe ko ariho umuntu yakura urukundo. Tesi ahita amubwira ati wowe nta kindi wavuga kubera yuko usanzwe nyine umenyereye kwirirwa ubeshya abakobwa urukundo nyamara rwose ntibirambe. Icyo nabonye cyo dore na hano muri iyi bare barakuzi, abantu bayiserivamo, bishatse kuvuga ko buri mugoroba uhazana umukobwa ejo ukongera ukazana undi, ahubwo se uwo wagombaga kuzana uyu munsi ari hehe? Viva ahita amubwira atumva rero burya nkubwire ntakubeshye nshatse umukunzi ntabwo bwakwira ntamubonye, reka mbikwereke nkwereke urugero. Ahita ahaguruka maze agahita agenda akegera umukobwa uba uhagaze kuri kontwari, ahita amubwira ati ibi bintu ntabwo nsanzwe mbikora ariko ubwiza bwawe rwose bwatumye ntihanganira kukubwira ko uri mwiza. Uri mwiza cyane, nakomeje kukureba ndahumbya, uri umukobwa mwiza mbonye ubwa mbere, uri mwiza cyane rwose. Ubwo rero abanyamakuru nyine ntibajya biburira, baba bari hafi aho bahita baza gutangira gufata amafoto bati Viva uyu se kandi niwe mukunzi wawe, uyu niwe uzaba Valentine wawe. Viva ati murabona se atari mwiza? Bati ni mwiza cyane kandi muraberanye, turabifuriza rero amahirwe masa. Tesi we rero aba yatangiye kurakara maze agahita ahaguruka agahita yigendera anivumbuye cyane. Viva rero ahita yishima mu mutima ati ndishimye kubera ko uriya mukobwa rwose agiye nkaho yamfuhiye, ibi bintu ndabikunze. Buracya rero aba ari umunsi w'ubukwe bwa murumuna wa Viva. Baba rero bahagarara nyine begeranye kubera ko aba ari we nyine muri ruhande ku munsi w'ubukwe bategereje umugeni, maze Viva agatangira nyine kumubwira story nyine y'ibintu byabaye. Ati nimugoroba nari ndi kumwe na Tesi gusa nyine namuteye gufuha, nagiye gutereta undi mukobwa maze Tesi arafuha byatari ahita yigendera. Murumuna we aramubwira ati koko se none se wabonye harimo urukundo? Gusa nyine mba mbona ibintu byose ukora ntabwo uzabasha gutsindira umutima wa Tesi, uriya mukobwa uzamwihorere kubera yuko yihagazeho, ibintu byose ukora rwose nta na kimwe kizagufasha gutsindira umutima we. Viva ahita amubwira ati bindekere byihorere, ndabizi neza ko umunsi umwe nzaba ndi mu rukundo n'uriya mukobwa. Murumuna we ahita amubwira ati reka tubyihorere, ahubwo reka nyine tube concentre ku bukwe bwanjye, umugeni agiye kuza.
Viva rero ahita yumva telefone ye isonnye maze akabwira murumuna we ati ndabona ari mama uhamagaye, ibyo ari byo byose ni wowe ashaka. Amuhereza telefone maze murumuna wa Viva agahita amubaza ati mama uri hehe, ubukwe rwose bugiye gutangira. Mama we ahita amubwira ati hari amasezerano ndi gusinya, ndi mu bintu by'akazi. Murumuna wa Viva ati no ku bukwe bwanjye koko wagiye mu kazi, ntabwo waje kunshyigikira. Mama we ahita amubwira ati ndi buze kuza mu kanya gatoya. Uyu murumuna wa Viva rero ahita ahereza telefone Viva ati mama rwose ntabwo iyi telefone yari iyanjye ahubwo ni iyawe nimuvugane. Ahita rero yikomereza ibyo nyine maze Viva akajya ku ruhande ati none se ko utari kuza mu bukwe bwa murumuna wanjye? Mama we ati ndaza mu kanya. Ati urabona se bimeze bite? Viva ati barishimye. Mama we ati niko bigenda nyine, buri muntu wese ku munsi we w'ubukwe aba yishimye, nyamara rwose ibyo ntabwo bimara igihe. Viva ahita amubaza ati ariko se mama kubera iki uba umeze nk'umuntu rwose utari romantike? Mama we ati njyewe ibintu by'urukundo ntacyo biba bimbwiye, kubera ko rega mwana wanjye ikintu ugomba kumenya, urukundo ntabwo rujya rwuzuza ikofi. Viva ati ariko ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ari uko bimeze rwose, urukundo narwo rurakenewe mu buzima. Mama we rero ahita amubwira ati ahubwo nyine nagira ngo ngushimire, ndabona imigabane yacu muri kampani iri kuzamuka cyane birenze. Viva ati sine nakubwiye se ngo ungirire icyizere, proje turimo rwose zigomba kuzamura kampani yacu. Mama we ati yego rwose ndumva nyine ntewe ishema nawe. Ahita rero abaza Viva ati none se ufite umuntu muri buze kuba muri kumwe muri reception? Viva ati hoya ntawe. Mama we ati uramenye ntabwo ugomba kuza wenyine, ntabwo nkubwiye nyine ngo ushake umukobwa mukundana, ntabwo ari ibyo mvuze, ahubwo nyine ndakubwiye ngo ushake umukobwa mwiza cyane uryoheye ijisho, wa mukobwa nyine uri bube agaragara neza mu mafoto, kubera ko ndaza gutumira abantu bakomeye bose muri kino gihugu, rero rwose bagomba kuza kubona nyine ko nawe urenze. Viva rero ahita abwira mama we ati ariko rwose nawe mama ntugakabye, ubwo se mu bukwe bwa murumuna wanjye urumva ariho turi bukorere bizinesi, turi mu byishimo by'uko rwose yakoze ubukwe, ntabwo rero rwose iby'akazi birimo. Mama we ati izina rya famiye yacu aho riri hose riba riri mu kazi, no muri ubwo bukwe nyine turaza kuba turi mu kazi. Viva rero ahita abaza mama we ati none se ubu koko mu minsi 2 gusa isigaye ntazaba nabonye umuntu uzamperekeza? Mama we ati cyane ugomba kumushaka uko byagenda kose kuko rwose ni iby'ingenzi. Ubu ngubu bwo kubera ko nyine ari ubu ngubu bwari ubukwe bwo gusezerana mu mategeko, ntabwo ari ibintu nyine birenze, ubu ntabwo ari ibikomeye, ariko kiriya gihe bizaba ari ibintu bihebuje. Viva ahita abwira mama ati ariko se ubundi kubera iki rwose utari kuza, urashaka kuza gusanga umusore wacu yamaze gusezerana? Mama ati ngomba kuza nyuma y'abandi bantu bose, rega jya umenya ko nyine ngomba kuza ari njyewe abantu bose bitayeho, nta wundi muntu n'umwe ukiri kwinjira. Ubu bukwe rero bw'uyu munsi bwo gusezerana mu mategeko burarangira maze bagataha. Umunsi wakurikiye rero Viva aba agomba gushaka umuntu uzamuherekeza ku bukwe nyirizina byanze bikunze. Mu gitondo cya kare rero ahamagara Tesi akamusanga muri biro maze akamubwira ati nagushakaga. Tesi ahita atangira kubwira Viva ati ntakubeshye, buriya rwose ibintu nakubwiraga ntabwo byashoboka, nta nubwo nzigera ngutsinda, namaze kubona ko nyine nta musore n'umwe unshaka, ahari yenda ntabwo nzigera nsohokana n'umuntu bimuvuye ku mutima, namaze kwiheba rwose, ngiye kwikonsantara ku kazi, naho iby'urukundo byo nabibonye ntabwo ari ibintu byanjye. Viva ati siko bimeze, ngewe ahubwo ndashaka nyine kugutumira kugira ngo tuzasohokane. Tesi rero ahita aseka akenda gupfa. Viva ati ndifuza yuko
ari wowe mukobwa twazaba turi kumwe mu bukwe bwa murumuna wanjye ku wa gatandatu? Tesi ati jyewe ntabwo byashoboka. Ati none se wa mukobwa mwari muri kumwe ku mugoroba? Viva ati uriya mukobwa nasanze atari we mukobwa mwiza cyane uruta abandi. Tesi ati none se ntabwo wigeze umubwira ko umukunda? Viva ati hoya. Ati ahubwo hari undi mukobwa nari niboneye mwiza cyane warutaga abandi bose hariya, rero nagiye kumubwira ko mukunda maze ahita ncika rwose ntabimubwiye. Ubwo nyine Viva yari ari kwivugira Tesi kubera ko Tesi yahise afuha akigendera. Tesi rero ahita amubwira ati abakobwa bo rwose humura ni benshi uzababona, gusa ariko ntabwo rwose nzaguherekeza. Viva ati ndakwinginze, buriya bukwe ni ingenzi, rero nkeneye uyu muntu uzaba andi iruhande. Tesi ati ntabwo ari uko yenda bivuze ko nzaba mfite izindi gahunda, ahubwo ni uko hano muri kampani bazaba bankeneye. Viva ati ariko na buriya bukwe nabwo buzaba bufite akamaro kuri iyi kampani. Tesi rero ahita amubwira ati nta kibazo nzaguherekeza. Ntibitinda rero umunsi nyirizina w'ubukwe uragera, bambara neza cyane maze bakajya nyine muri ubu bukwe. Tesi agerayo asanga Viva yahageze mbere. Viva rero ahita asohoka akajya kumufata ku muryango, binjira bafatanye nyine mu kuboko. Viva ahita abwira Tesi ati wambaye neza cyane. Aragendera akamwereka aho yicara, maze Viva akajya nyine guhagarara iruhande rwa murumuna we nk'ibisanzwe kuko niwe wagombaga kumuhora hafi. Ubukwe rero buratangira maze bagatangira gusezerana. Murumuna wa Viva atangira nyine kugira icyo abwira umugore we. Aramubwira ati ndagukunda cyane, uri inshuti yanjye, uri umukunzi wanjye, nejejwe rwose no kuba ari wowe tugiye kuzabana ubuziraherezo. Uranyuzuza kandi nzagukunda igihe cyose, n'igihe nzaba nshaje nta mbaraga nkigira nzaba nkikuri iruhande. Ahita amubwira ati iyi kanzu wambaye irakubereye, ariko sinakwirirwa mbitindaho kubera yuko niyo wakwambara umufuka n'iyi nseko yawe waba ari wowe mugeni mwiza nigeze mbona kuri iyi si. Ndagukunda cyane, nezezwa rero no kuba ari wowe uzaba iruhande rwanjye ubuzima bwose. Nishimiye kuba iminsi nsigaje kubaho ku isi ari wowe tuzabana. Abantu rero bose bari aha nyine baba batwawe. Viva aba ari kwitegereza murumuna we amagambo ari kubwira uyu mukobwa, maze rwose akumva nawe nyine biri kumukora ku mutima. Bamara rero gusezerana maze bagaha ijambo nyine Viva nk'umuvandimwe w'uwakoze ubukwe. Viva rero aragenda maze akabwira murumuna we ati ndakwifuriza ibyiza gusa, rwose murumuna wanjye kenshi cyane ninjye nagiye ngera ku bintu byinshi bikomeye ninjye wabikoraga, mbese bamfataga nk'aho ari njyewe muntu mukuru muri famiye, ariko uyu munsi uteye intambwe irenze kure ku zanjye. Uyu munsi unyeretse ko ari wowe ushoboye, ndetse ntakubeshye ndifuza rwose kuzatera intambwe nkagera aho nawe ugeze. Ndifuza ko umunsi umwe nazabona umukunzi kandi akampa urukundo, ndetse nanjye nkamukunda nk'uko nawe bimeze n'uyu mukobwa mwakoze ubukwe. Ntakubeshye ndabona rwose ngomba kuzajya nkwigiraho. Murumuna we rero aba yatangaye ku bw'aya magambo nyine mukuru we aba ari kumubwira. Viva rero amara kuvuga ijambo maze yasubira mu cyicaro cye, telefone ye igasona asanga ari mama we. Atari ko se mama, urongeye kandi urakererewe mu bukwe bwa murumuna wanjye, ariko wowe tuzagufata hehe? Mama we ati ntabwo aribyo nari ngiye kukubwira, nari ngiye kukubwira ko ya proje yanyu, ya application yanyu rwose iri kugenda ijya hasi. Ntumbwire ko amafaranga yose twatanze dukora amapublicité agiye gupfa ubusa. Viva atari ko se mama, ntabwo ujya unyizera, iriya proje ndayizeye, humura rwose ntabwo izadutenguha. Mama we ati
ibyo bintu rwose nizere ko bitaba. Ikindi ariko byose ni amakosa yawe. Guhera uyu munsi reka kuzajya ujya mu birori byiyubashye maze ugaherekezwa n'abakozi bawe. Ntabwo bigaragara neza. Ubu rwose amafoto yatangiye gusirikira yuko uri kumwe n'umukozi wawe wo mu biro ari we waguherekeje muri mariage. Viva rero ahita amubwira ati ndumva ntagikeneye gukomeza kumva ibyo uri kumbwira, bimenyere nyine kubwo nzajya ngutenguha buri munsi. Ahita akupa telefone maze agahita yongera akisangira Tesi. Mu kanya gato rero haba hagezweho ko abantu bajya kubyina. Viva arahaguruka agahagurutsa Tesi maze bakajya aho abandi bari kubyinira. Barahagarara rero mbere yuko batangira kubyina, maze Viva akitegereza cyane Tesi. Tesi nawe rero aba ari kumureba mu maso. Viva yihuse cyane ahita amusoma, maze Tesi agahita amubwira ati mbabarire rwose, ibi bintu biraza kugaragara nabi cyane ku mafoto kubera yuko nyine uri bosi wanjye. Viva ati ibi bintu nkoze nakabaye narabikoze igihe kinini cyahise, nakabaye rwose narabikoze kera. Tesi nawe ati nanjye rero ni ukuri nakabaye narishimiye ko rwose bino bintu byabaye, kubera ko nyine ndagukunda kandi rwose mba mbona unkurura, ariko kubera kuri bosi wanjye narabyirinze rwose, nkomeza kurwana n'amarangamutima yanjye kugira ngo ntabikwereka, numvaga nyine bitashoboka. Tesi rero ahita abwira Viva ati ntakubeshye, ndi kumva rwose iyi beze yari imeze nka shokora kuri gato. Bose bahita bamwenyura kuko baba bari kuvuga gake cyane, maze Viva agahita abwira Tesi ati ntukunda gato iriho shokora? Tesi ati ndayikunda cyane. Abamwongorera nyine bahita bongera maze bagasomana. Tesi ahita abwira Viva ati ndumva twava hano maze rwose tukareba ahandi hantu tujya hiherereye. Viva ati nibyo ushaka? Tesi ati yego. Viva ahita amufata akaboko maze bagahita rwose biruka, bagahita bigira ahantu nyine mu yindi sare baba batari gukoreramo. Bahita bigendera rero n'ubundi bagahita bikomereza kwisomanira no kwibwiranira amagambo y'urukundo. Mama wa Viva rero mu kanya gato cyane aba ahageze, maze agahita abaza murumuna wa Viva ati mukuru wawe ari hehe kuki atakuri iruhande? Murumuna wa Viva rero ahita amubwira ati Viva yijyaniye n'umukunzi we, ndavuga rwose Tesi bimereye neza, bibereye mu rukundo. Mama we rero aratangira akitonganya ati umwana wanjye rwose arananiye. Murumuna wa Viva ahita abwira mama we ati reka mukuru wanjye yigire mu rukundo n'uwo ashaka, barakundana kandi rwose ntacyo wabihinduraho, wikurirwa rero wigora mu mutwe. Aya mafoto rero yaragiye aracicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni aya mafoto bari bari guhererekanya berekana rwose couple y'umwaka. Abantu bose komantere zari uko rwose iyi couple ijyanye kurusha izindi zose bigeze babona. Nyuma y'iminsi mike rero aba ari umunsi wa Saint Valentin. Abantu bose baba bashyushye, buri wese ashyira impano umukunzi we, amushyira indabyo, ibintu nyine biba byatse umuriro rwose. Naho rero Viva we rwose nta nubwo aba yarigeze asaba Tesi ko kuri Saint Valentin bazasohokana. Aramutungura rero maze akamusanga ku kazi yicaye muri biro. Tesi aba yababaye cyane avuga ati uyu musore ubu ngubu rwose afite undi muntu yisohokaniye, ntabwo ngewe anyitayeho, ntabwo azi ko uyu munsi ari wo wari ugiye kuba uwa mbere mu buzima bwanjye, umunsi mwiza. Aje kubona rero akabona Viva araje amuzaniye indabo, maze agahita amubwira ati ku munsi wa mbere rwose
wanjye nawe tugiye kwizihiza Saint Valentin, nahisemo nyine kukuzanira izi ndabo, ariko sinigeze nkuzanira iz'umutuku kubera ko nyine mbizi ko uzanga. Ikindi kandi ndashaka kukubwira ko rwose ngukunda, uri umuntu w'ingenzi kuri jyewe. Waba se uzi impamvu abantu bose mutigeze muhuza? Nuko nyine buri gihe nabaga ndi gusenga ngo Imana imbabarire ntihagire ufata umwanya wanjye, kuko nabonaga nyine ari wowe wandemewe, nabonaga ari wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye bwose. Imana rero yumvaga ayo masengesho yanjye, niyo mpamvu abantu bose mwahuye nta n'umwe wigeze wiyumvamo. Wari uwanjye nyine, ni njyewe wari utegereje. Ndashaka kukubwira ko rero mu buzima uzabaho wishimye, nzagushimisha bishoboka byose. Nibiba ngombwa ko ngutekera, nzagutekera gato ya shokora. Nibiba ngombwa kandi ko nongera kuguha izindi ndabo, nzajya nguha indabo ariko zitari iz'umutuku. Ibi bintu rero byose baba bari kuvuga, abanyamakuru nyine ntibajya biburira, baba babishyize bari kubifatamo videwo, kandi iyi videwo nyine iba iri gucaho ahantu hose. Muri ako kanya nyine baba bari no gukora ibi ngibi, abantu bose baba bari kureba iyi couple ku mateleviziyo yabo. Abantu bose rero baba batangajwe n'ukuntu uyu musore nyine ari umusore uri romantike. Mama we nawe aba yicaye mu modoka ari kureba nyine iki kiganiro baba bari kugirana. Viva rero ahita abwira Tesi ati ndagukunda cyane, gusa nyine mfite ikibazo kimwe nifuza kukubaza. Urifuza kuba Valentine wanjye uyu munsi? Tesi rero areba hirya no hino, maze akongera akareba uyu musore mu maso, aramubwira ati cyane rwose ndabyifuza, ni wowe Valentin w'ubuzima bwanjye bwose. Bahita bahoberana, maze abantu bose bari bari kubareba nyine ku mateleviziyo bagakoma mu mashyi. Uyu munsi rero uba uw'umwihariko hagati rwose y'iyi couple iba imaze n'iminsi mike cyane ivutse. Tesi arishima cyane kuko rwose aba yabonye umukunzi w'inzozi ze. Umunsi rero wakurikiye ibintu rwose biba byahindutse, barabyuka maze bagasanga iyi application yabo ni application ya mbere iri gukurikirwa ku isi yose. Abantu baba bayiyobotse, amakomantere aba ari menshi, abantu bayidawunirodinga batagira uko bangana. Mu binyamakuru byose rero nta kindi kintu na kimwe kiba kiri kuvugwa uretse inkuru y'urukundo hagati ya Viva ndetse na Tesi. Umusore n'umukobwa bakoze urubuga abantu bazajya bahuriraho, nyamara bikarangira ari nabo babaye couple y'intangarugero muri couple zose, bikarangira ndetse rwose basanze ari nabo bahuje ibintu byose. Abantu bose rero baba rwose bayobotse uru rubuga, kuko nyine abarushinze baba babahaye urugero rwiza. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.